Reka mbasuhuze cyane ndetse mbahe ikaze bakunze amakuru mashya Plus ugarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni amakuru akomeye agaragaza neza ko n'uruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bamaze kubona neza ko iri huriro rya AFC M23 rishobora kuba riri mu buryo cyangwa se muri process yo kuba ryahindura igihugu, ikaba ryagikata kabiri, mbega ibice byose rigenzura bikaba igihugu cy'abavuga ururimi rw'igiswahili cyangwa se igihugu cy'abanyamurenge. Bijyanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye leta ya Kinshasa igenda ibakorera, ubona ko iri kubagaba ibitero ndetse n'ibindi bitandukanye mbega byo kubabangamira, ari nayo mpamvu bashobora kuba bagiye guhanga igihugu cyabo gishya mu buryo bwo kugira ngo birinde ibyo bitero byose bituruka ku ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Mbega mu gihe cyose zakongera kugaba ibitero, bizagaragare neza ko hari igihugu kiri gutera ikindi. Nk'uko rero aya makuru tuyakesha umujyanama w'umunyapolitike bita Moise Katumbi Chapwe, aho yatangaje ko Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hashobora kuvuka igihugu gishya cyiswe Repubulika y'Igiswahili cyangwa se y'abavuga igiswahili, mu gihe uyu perezida uri ku butegetsi Tshisekedi akomeza gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Mbega cyane cyane twagiye tubigarukaho tuvuga ko mu gihe cyose haba habaye referandumu, ibice by'umurasirazuba bw'igihugu cyabo byamaze kuba byakigarurirwa n'iri huriro rya AFC M23, byo bitazabasha kuba byatora. Mbega ubona ko byo bitarebwa n'ibibera mu bindi bice by'iki gihugu cya Congo. Nongere kukubutsa gukanda subscribe ndetse na like, kabisa n'ubufasha bukomeye cyane ubuduhaye. Ibi rero Mundeke yabivuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru cyitwa Kivu Morning Post, aho yanenze bikomeye umugambi wa Perezida Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga, avuga ko ushobora guteza amacakubiri no gushyira igihugu mu nzira y'ubucakara bwa politiki. Mu magambo ye yagize ati, vuba cyane Repubulika yunze ubumwe yavuga igiswahili izavuka. Nabwo ni uburenganzira bw'abaturage b'umurasirazuba mu gihe baba babishaka. Amabendera ya Repubulika nshya y'Uburasirazuba ari gucapwa, izahuza intara ya Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Maniema na Ituri. Ubona neza ko rero we yamaze kuba yanabibona bijyanye n'imyiteguro ikomeye cyane iri gukorwa n'ihuriro rya AFC M23, aho we yavuze ko azaba ari igihugu kigizwe n'iyi Kivu y'Amajyepfo, iy'Amajyaruguru, Maniema ndetse na Ituri. Uyu Mundeke kandi yavuze ko gukomeza gahunda yo guhindura itegeko nshinga bishobora gutuma bamwe mu banyapolitike n'abaturage bahitamo inzira yo kwigenga cyangwa gutandukana n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, by'umwihariko abangaba bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aho we mu magambo yagize ati, guhindura itegeko nshinga bihita bingana no gucamo ibice igihugu. Uko Tshisekedi azagenda arushaho kujya mu busazi, niko natwe tuzarushaho kujya mu bundi busazi, kandi dufite ubushobozi bwo kubikora, we ntabwo afite. Ibyo bivuze ko tuzacamo igihugu mo kabiri, ese muzabibona. Uyu Mundeke yanavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazaterwa ubwoba n'igitutu cya leta, ndetse ko biteguye kurengera itegeko nshinga ririho n'ubwo byasaba gufata intwaro. Aho yagize ati, ntidutinya Tshisekedi ndetse n'intwaro tuzazifata kugira ngo turengere iri tegeko nshinga. Ndetse akaba yarimo agaragaza neza ko uburyo bwose Tshisekedi ari kuba yakoresha kugira ngo agume ku butegetsi, by'umwihariko mu guhindura itegeko nshinga, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe batazabishyigikira na rimwe, ndetse biteguye kuba babirwanya nubwo byabasaba gufata intwaro. Aya magambo akaba aje mu gihe impaka kwihindurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje gufata indi ntera kuri abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ndetse na rya huriro ry'ingingo ya 67 itegeko nshinga bashyiraho n'ubufasha bukomeye cyane bwa AFC M23. Kuwa mbere tariki ya 15 Kamena, Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nibwo yemeje umushinga w'itegeko ugamije gutegura amatora ya kamarampaka cyangwa se amatora ya referandumu, intambwe ifatwa nk'ingenzi mu nzira yo guhindura cyangwa se kuvugurura iri tegeko nshinga. Nk'uko twari twabibabwiyeho ko inteko ishinga amategeko yari yemeje iryo tegeko, bakaba bari bararyohereje muri Sena. Kuri ubu ngubu rero Sena nayo kuwa mbere w'ejo bundi
nayo ikaba yarahise ryemeza mbega yemerera uyu Tshisekedi kuba yahindura iri tegeko nshinga cyangwa se yarivugurura, ndetse ubu ngubu ibaruwa ikaba yaroherejwe muri perezidanse kugira ngo Tshisekedi nawe abe yashyiraho umukono. Abashyigikiye uyu mushinga bavuga ko ugamije guha abaturage ijambo ku hazaza h'amategeko shingiro y'igihugu, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bawufata nk'inzira ishobora gutuma uyu perezida Tshisekedi yongererwa imbaraga, mbega agahabwa imbaraga zikomeye cyane ku butegetsi bwe, cyangwa akagira ibyo ahindura mu nyungu ze za politike zishobora kuba zamugeza ku byifuzo runaka afite, mbega ahanini byo kuguma ku butegetsi bijyanye n'uko itegeko nshinga ririho ubu ngubu ritabimwemereye. Moise Katumbi n'ihuriro rye rya politike bari mu majwi akomeye arwanya uwo mushinga, ndetse Mundeke yatangaje ibi mu gihe umutwe wa AFC/M23 ugenzura ibice byinshi by'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawo uheruka gutangaza ko itegeko nshinga nirihindurwa uzahita utangaza ko ibice byose ugenzura mbega byigenga byabaye igihugu. Nanone kandi bikaba ari ibintu byumvikana kuko nihaba referandumu ntigereye ku baturage bo mu burasirazuba, bigaragara neza ko bazaba batarebwa n'imyanzuro iyo ari yo yose ifatwa n'iyo guverinoma cyangwa se leta ya Kinshasa. Kanda subscribe ndetse na like, wongere gusubira mu zindi nkuru.